Ni karibu. Mwaramutse. Waramutse neza. Niwe mukozi mushyashya? Yego. Ndashaka kureba umukozi mushyashya wazanye. Ariko ndabona ameze neza. Murakoze. Gusa nizere ko uko usa inyuma ari nako usa mu mutwe. Uri smart. Yego. Okay, ni sawa. So, ndumva ari ibyo rero. Akazi uri kubona ukashobora? Cyane kandi ari cyo cyanzanye. Okay, aho ni sawa. Nizere ko nacyo tuzakonganyira. Ntacyo. Okay. Ndashaka kuvuga karibu ni karibu wisange mu bandi. Hariya bakwita? Chezit. Okay. So, ninjye boss wawe hano. Yego. Ubwo buri kibazo cyose wagira, buri raporo yose, buri kintu cyose wabona kigenda neza muri kampani, nta wundi muntu ugomba kukibwira usibye njye. Turabyumvikana? Yego. Ibyo ni byiza. Ikindi hari raporo nari nashyize muri ofisi yanyu. Nzibona. Ndashaka ko ari uwizihurira ukazinzanira. Nuko hari ibindi gukora ariko nabyo ndabikora. Okay. Icyo nshaka ni uko nza kubarangiza ni kurike. Ndabikora. Okay. Akazi keza. Murakoze. Sondro buriki ufite amafaranga ufite ikibazo nta ko tudashaka n'umukobwa niyambye ati dukora ukwejo bwashye nisura buriki ndashaka se shaka bigenza ndacyamutse ndashaka ndese cyereko ndabyibuza ubaye gerageje iki cyawe cyakora ariko mubizo nora mushiki wawe dusiwe nakwiyanda yawe nakora iyo bwabaga amushyiramo ndamugutaje kumusaba ahubwo se wabibiriye ubura ntacyo twara kwiki mbona afite ukuntu yitwara nk'umuntu usuzugura nge nanze no kumuvuga ibyo nyine ugomba kubijyamo nk'umusore ukavuka munsaba n'inshuti yawe icyo ntazakora ni ukugora ntabwo nzakora kubijyamo gute se kandi kintu cyenda uteretse nose n'ibyo byo guteretse ese wawe mumbwiriye wewe ubyibuza ukamubwira ati mfite umuntu ameze gutya na gutya niyo wanashyiraho montage mwana ukavuga ko ndi mu diaspora ntayo wikwigora nta mpamvu kuvuga ko ndi diaspora wikigora arashaka diaspora w'iki se cyane mwiza umva ko ufite amashiki wawe mwiza kabisa okay ibyo bifate nk'ibyakozwe ndaza kubigerageza sawa biri buze kubikora nizere ko atari mu gihe byo kumbwira negura iki ntacyo we nzakubwira ariko nawe ugerageze mbyizere bihurize hamwe mbyizere yego ndi buze kubyiga ibi bintu nta kibazo ibyo bireke byarangiye ubona yakwemera ibyo bireke indeke ntari ibindi wowe wirwana nk'umuntu w'umugabo ahubwo se kuri kumwambireke babizi biragora babigeze kunzi ko nawe wari ufite ibitekerezo bizima kunzi ko nta kibazo abantu bawe wakira uzi ko baganiriza bakishimira ikiganiro cyawe none we nta muntu ufite muri kubijyamo muri iyi minsi kozi ko wigeze kunganiriza ku bintu byo kuba wakubaka nakubeshya biragoye kano kanya aha nawe utangiye kumva ko bigoye no ariko motif yanjye niyo biratandukanye gutse kandi akanya mbwiye umukobwa ko mukunda njye kuri njye numva nabamubeshya mubeshya gute kandi wujuje imyaka ikibazo ntabwo ari imyaka ishaje mwana nyuma yo kubura ababyeyi uzi urugamba nanyuzemo mushiki wanjye akanya nta mutima mfite nashyiramo umukobwa ngo mubwire ndamukunda and then mwiteho nk'uko bikwiye n'urukundo ashaka ntabwo nyine byakunda kandi sinkeneye kuzabesha umuntu nawe gusa bisuri nyine ukomere niko kuba umugabo buriya ibindi byose mbitekerezaho ariko iyo bigeze kuri iriya nshinga yo kuba wabona umuntu wishimira cyangwa akakwishimira biragorana impande zose njye naragerageje nanjye nawe gerageza kabisa unyereke umwe nkwereke ndacyafite imbogamizi ariko we ntiziza ko nta mbogamizi ufite njye ntazo mwana ntazo ariko nawe ntekereza ko biri mu nzira nziza ibyo bireke ahubwo so mzee
akazi noneho kugira ubuze ukamenyera. Inama ya mbere nakubwiye ufata mashini utane mu rugo niba uzamenyera n'iyi body yawe ku buryo uzajya utayipingaje utanareba. Nizeye ko amashoti kati mesho yazi ya control plus 0 control plus D control plus S izurabizi. Okay, ibyo nibyo bizagufasha kurutisha akazi. Okay, amapu dukoresha kenshi dukunda gukoresha window ko twandika ubona dufasha abantu benshi kwandika ibintu mu baruwa wenda iyo gisata bakuzanye sibyo kwandika amabaruwa mbese ibintu byose biri related na window byo gutayipinga ni ibyiwawe. Okay. Mose nyamenyere yego kucyo kiboro kinini ufite ntabwo nishimye ibintu byo kwandura kano kana twabagobwa ibi ngibi nkoze inzira nyuze mubibona cyane nongeye swime nagerageza kubona amashini ayitinya. Ukoresha aho umenyereye nta nyinshi twawe. Wow. ntabwo bigoye cyane. Turakomeza iyo ni step ya mbere. Step ya kabiri ni iy'abantu bari professional twabimenyere vuba. Isi kutuba. No. Ngije. Nota, sorry, ndihuse. Nari nkanza aha. Nukora banka turebe. Ni banka si control plus Z. Okay, nga. Subiramo gana. Aha. Subiramo. Urabona umusore koresha n'umenyere wowe. Rero ko ndi kubyumva ntabwo ndi umunyeshuri utinda kumva. Akeneye ibyishimo. Kandi murakoze kunyakira. Akeneye murakoze gushima. So yagenda yijyana rero. Nta kibazo. Ni cyane ko natayimenyereye. iyi ntebe ya Dani nayishwe n'isoni. Iyo pisine. Ndashonje. Anambara pisi. Iki kisuko. Nyarikiza. Nsoma tutagira koze. Akuzi. Uzibintu mba nabuze ukuntu bingana umunani w'amafite uzamagambo mba navuze ari ndo yagutumye ndetse waramenye navuze sinanize twabiki ariko mujye mumenya ko ari igihe ubaye ibyishimo Mike wagumye kujya unyuranyica zamuka nangurira nishima tumaye nayo ngo no kubera ihangane no kubera atamutima mubugi biyo ziza kuvutisha nitwo nkuka ujyana kana ku mutima mu icyo ngicyo ni ikimana yadenze yansiza niyo mubona mu mwangana nawe ntawe twabazi ariko inzira yanyishe wagiye kujya ukeka kumvugira mu ndabona amaherezo neza umuntu isaza kugeza iragira ryari umuntu yisohokera usohagera isaza zitageze wa mukobwa ahita gucamo kabiri kandi nakibonye cyaje kiri hariya muri Peru yanigeze abasha kwigurwaye sijye ubona mpamagaye byibuze ngenda nitwaje ko mpamagaye usuba nagera ntamwenya ngo ngiye kumurongo twabiki ahita mama ndakuraje ako Mike wena ushonje
ndibuka uburyo bwose bwene najyaga gucika najyaga nsimba none mwegeze gusoma urugo ari nijoro ndimo ngaruka mu kigo sekirite aramfata namukubise igipfunsi cyo mu kamera yahise yanagwa mpita niruka bahize uwo muntu bwize sekirite baramubura ariko muri segonderi nari umunyamabara we yes man kushaka amakuru uri kumisha wena chazira man abaye na chazira bakunda Wamuche like now umuntu ukunda na chazira simukunda nawe nta no wigeze abwibyo bintu mundi mugahobera nakuriya se gusubiza n'umuntu mukorana sintu bisanzwe iyo musubiza murasomana wigeze wadusoma agana nsanga cyahindutse ibintu wigeze wadusoma cyagenda umusoma asoma n'ibyisi kuri basoma mu gwego mani kuva mu bwire narabibonye muri gusomana none waragiye mani ceceka ubwo ubwiza yarashize gukura hanze sha abo mbwira umaze igihe kigana gute mukundana njye n'umukobwa ntabwo dukundana ntabwo mwaba udakundana na Jazira ngo mwe muhoberana kuriya mwe musomana kuriya mwe murebana kuriya murakundana washaka kumbeshya ubona rero umuntu wawe batera story ukumva yuko wananyifatira ukamisha ibintu bigaragara buri wese abona na kamera zibona mbese nka buriya ko ari umuhoberana ahangaha wenda kamera zitabageraho neza nka buriya mpamvu yagiye abibona muri guhobera ntukagire umwagiraho mani ukuri kwanjye nuko ubundi buri bwo bushaka simuzi amani ni uko mujya guhobera mu mukinga kamera mpamvu ushaka ko muri guhoberanira mu biro bye yabirukana akazana abandi abatibuza zagusabire bakwirukane mbura umuntu n'amabanga mwebwe abuza abantu bakwirukana we muhoberanira mu kazi ye masiga okay turahobera ariko tubishaka ikibazo nuko nasigara mu kazi bye nyine ndizo usindaza nyanganira nandi ni karibu Abja urihuse ndihuse njye ahantu hose kumurira imbere ndyoherwa kundira iyo mutumye rwose ntabwo ntengo yicare mu ntebe ya process okay tansanga bakamerera nabi ariko nta kibazo wakicara ntacyo reka mu mihano mureba shose kaneza come on ubwo si byo ngibyo ni ngombwa ako fisika garyoshye nk'ibisanzwe kandi hari ikindi cyangwa umeze njya mu kazi ariko nakuzanira oya ndagiye kubona ajya ariko urakoze cyane kubwagakora kagende none ubwo hari ikintu ushaka kumbwira ngo oya najya ariko uri umwana mwiza iyo mutumye ndabikunda nta kuntu naba mwiza imbere yawe ntabwo ikintu cyose kugira ngo mwiza ariko nanjye ndabizi ko ndi mwiza ariko ntabwo ari ukwiyemera ariko nawe uri mwiza bata yewe urakoze ujya ukomeza umere gutyo nyine umuntu mwiza mu kazi birakunyura ntabwo bikubona none nimba nkutumye icyayi mu minota 10 kikaba kingezeho ngaho nawe urakabije iminota 10 sinjyageze ku 3 yahiri kuko urumva ngiye mpita mfata drone ugira drone nyine ari kungenda nyine nka deflash ahita ngerayo nkata mfata utwo mfata akanukuzanira kugira ngo nyine nkomeze ushimisha okay urakoze cyane okay reka ngende none ubwo ikindi cyo bize gukenera uza kumumugara ako ushaka ngutuma buri gihe erega mbanyira ngo ntuvunike kandi mpari sibyo byiza ukuvuga ngo kimwe cyose nagutuma wagikora icyo washaka cyose njye ndi tayari kuba nagikora kugira ngo wumve umeze neza kandi kugira ngo mbe ndi hafi yawe okay kazi keza thank you buraza kumamagara nta kibazo okay
Kamudeli story. Ari umujama dukorana ari kumva. Ngo nyine kare. Yazo kandi kubyuka mu manaseka. Ye haje umuzungu. Azima shiye gutuma nzega nanjye nazo nibiri guseka se wawe. Ako nyine umujama akora nyine no mu trainer urumva nyine ntabwo yize birenze. Ngiye kutuzanira umuzungu mara yanjye. Sanazobona. So waretse guseka mani. Yatije. Okay, Mwose ndiko ndazigaye vuba ndi guseka ikiwe. Kandi ndaza kubiva muze maze yine yaje umuzungu arayije ambwira mushenyereze ngo nyine byamureri. Naciye nasitete imbavu ziranje. Ende tukiri kuri ibyo ngibyo. Ngiye kubwira abantu bose dukorana mu tele story zabo. Bara usibye ari kijama dukorana nyine. Umusazi mbwango n'umusazi ubyumva. abantu nk'abantu bose baba bahari sinzi nta n'abasazi bataba. Reka mumbwire. Rero umujama w'inzobe nari seriye. Sekamani ntago ari seriye. Ibaze ko kubona umuhungu w'inzobe ugira amagambo. Simari bagwaye ibiki. bamaze kunshanga. Oya ma reka mumbwire. Agira amagambo y'umbwira ngo agira ubujajwa. Ari umuntu w'umugabo. Aravuga ariko kurundi ruhande umwana mwiza nari birya akagira utugamba akantu kose ukoze mabuje aba yamaze gukamenya kari danje ariko gahora seka ni ikigo nyine kiri aho ngaho nabirenze akaba hari undi mujeni none nawe ni inzobe ase kujigora none b'inzobe gusa oya we ariyemera niyo muntu ahora afuka sinzi ku kazi kiwe nyine nta bintu byo kureba ku ruhande nta ikintu cyose nyine ni akazi. Ako rero wanabona no akubona ubugambo mari akuzi umuntu agira ubugambo ko nta nakantu ushaka kwikorera rwose vuga yabugiye nese undi nakora iki cyanjyanye no gukora akazi nkagakora nk'uko bisabwa ahubwo mu mabujuri yariyemera irya y'umunsi wa mbere ngo niyo mukozi mushyashya bambwiye waje ngati kundanga gasoza kororazi kireka ubusi butwaba muri inzu gute umuntu atishyura kamubwire ngo uko mbona uri smart nizere ko uri na kuri smart mu mutwe kumbuye ndangati kumabisha murebona ko nyine nari magaze yicaye akafite imbwa y'ikibuno umuntu wazamu akafite akiryo kazi musume nkamureba wa akasita ko rimwe ryiwe wahita yikubita hari wahuba n'umuyaga umva be ibyo ntazo byiteho ishingenzi niko guhemba neza akazi kawe kagakora neza sibyo ikibazo ukagira umushiya ntabwo umuntu nta kibazo as long as aguhemba nyine nta magambo muteranye sibyo wowe uzufakasinga ku kazi kawe nyine ugiye kwihangana kwinshi bigusaba gukomeza umutima divireka bambwiye rimwe na rimwe ngiye kwihangana byanga ariko nanone iyo ntekereje ubuzima tubayemo kabi twimenye kuri buri kimwe nyine bimpa imbaraga zo kwihangana ese byagenda gute ugomba gukomera nyine ukagukorera tukareba wenda nyine ko byakwangiza mbese ntabwo agaruka vuba se nakubwiye wihombe ubu ntawe hari igihe mu nama hari kampani dufitanye contract nshyashya so ntabwo nzongera ari bugarukire kimwe nuko adashobora kugaruka kuri office ubuze ko icyo tutamuhamagara oya twe twavuganye ariko sinzi wenda ikimuteye kwihuta gusa niyo yaba ari butindeho nta kibazo hari icyo byaba bitwaye se hari akazi kenshi ufite ku buryo twaba tuganiraho kuganira se mu kazi kandi ntacyo bitwaye se aha twe tutagikorera kuri pressure byose biba byoroshye
ni mwebwe wari umeze neza ariko njyewe neza nta kibazo ushobora usa neza cyane urimo uragaragaza umusaruro wa kampani kabisa umeze neza mu minsi ishize yameze neza nta kibazo iyo izaza nawe urumva uzameze neza kuko ngiye ni kukubona mu bihe byiza tuzaba turi kumwe neza uzabone impinduka turi kumwe neza ntubyubaze gute ese umukobwa mwiza nkawe wabaho nawe wumva no guteganyirizwa hazaza neza ariko iwacu baramenyereje ntabwo nabaho nawe ese n'iwanyu gusa bajya bavuga ngo inshuti iva ku nzira rimwe na rimwe abanyarwanda niwo mugani baciye n'inshuti burya zakugeza kure nshaka gusobanurira inshuti na musaza wanjye nawe tukaba inshuti mo gake turi inshuti mo gake none ibibazo byabaye cyane cyane mu bw'ubu buryo amata yaba byamavuta mu bw'ubu buryo nyine urumva ushaka kuba inshuti birenze nk'uko we na musaza wanjye muri inshuti ariko n'ubundi yambwira ko uri umwana mwiza ntaribi nanjye nkumva ko bitewe n'uko nkubona physical appearance yawe ugaragara neza cyane ntekereza ko n'umutima wawe ari kumeze uvuga ati rero uyu muntu agomba kubyazwa umusaruro mu gihe kizaza ese gihe urashaka gushyira kuri iyi ngingo kwanza ese ubwo icyo nshaka kuvuga ntabwo cyumva wagiye uvuga inka zo mu mazina yazo uvuga ngo udashaka iki njyewe ndacyari umusore nta nawe uri inkumi nta rubanza ko urashaka ko nyina dukundana bibaye byiza se ntibyagenda gutya ayo mahirwe ubundi nyagize byaba bibaye byiza umutungo wahita wiyongera ndiye kanguka ushatse kuvuga icyo ngaho kanguka nyine uri kurota k'inzozi Maya ntabwo yazizamo inzozi nziza nk'izo urareba ukabona njye Maya na Diego mwakundana bigakunda bisaba iki nawe ntacyo byari bitwaye njye nabyemera nta kibazo ko nta kwanga se kutari mubi erega uri mu businessman right buriya iyo ugiye kwangaja business urabanza ukareba ukavuga ngo iyi business uko nifite umushobozi mu mufuka nayishobora niko bigenda niko wakarebye no kuko gushaka gutereta rero ubu birebye ubona njye nawe twaba kuri page imwe njye nawe turi mu rukundo tugateretana tukabana mu nzu njye nawe tukabana ugira ibibazo by'indwara oya ntacyo naganiraga cyane kugira ngo ndi no gukina nawe cyangwa se hari igihe kizagera nkisubiraho njyewe Maya sineze gukundana nawe sinzigera nkundana nawe ntuzigera unambona njye nawe turi ku rupapuro rumwe ko njye ntabwo nakundana n'umukoresha nawe ntabwo bishoboka suranyanga sinkwanga kuko uri inshuti ya musaza wanjye ariko ntabwo nagukunda nk'umugabo wanjye burya ijambo riri mu kanwa riba riturutse mu mutima waretse kwirushya uri kurwana n'iki njye nawe ntabwo twakundana urashaka iki ariko ntabwo nyanga ntabwo twakundana urangije gukundana nawe ureshya gutyo